gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Mwaramukanye mahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 19 z'ukwezi kwa 4 mu 2025. Turacyari muri rwa ruhererekane rw'ibiganiro nagiye gukorera i Kigali mu Rwanda. Uyu munsi turavugana na Mukantwari Vestine wabaye imfubyi mu muryango w'abantu 10, yisanga mu muryango utamukunda bimusunikira kujya kuba mu muhanda. Abamayibobo ari umukobwa w'imyaka 15. Yanyeretse inkovu afite ku maboko no mu rutugu, yatewe n'interahamwe zaje kubica, ariko Imana ikinga ukuboko. Kuko akomoka ku babyeyi badahuje ubwoko, umuryango wo kwa se waje kubica babaziza nyina, maze na se baramuhitana kuko bamusabye kubica aranga. Bamwe bo mu muryango wa se bamenye yuko atapfuye ngo bapfa kuba mwakiriye, ariko baramutoteza cyane ku buryo byamuviriyemo kujya kuba mu mihanda. Yamaze imyaka 5 aba mu muhanda, akanywa ibiyobyabwenge kugeza igihe agira imyaka 21, aho yagize amahirwe yo kubona umugabo. Kuva icyo gihe ubuzima bwe bwarahindutse, yikura muri ayo mateka, atangira no gufasha abahanganye n'imibereho bari ahantu hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Amaze kuzahura ubuzima bw'abana baba mu mihanda bagera kuri 25 n'abandi bagera ku 100 yazanye mu iyobokamana. Amaze gufasha abakobwa 20 babyaye imburagihe baterwa inda zitifuzwa, hamwe rero n'abapfakazi basizwe iheruheru, ngo abigisha umwuga wo gukora isabune mu kigo Imbonirera Training Center yashinze mu 2023. Imvo n'imvano yasuye icyo kigo kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, aho ni mu mujyi wa Kigali. Twirebera uko Mukantwari Vestine yigisha abo bantu gukora amasabune yo kumesa no gukaraba kugira ngo bayacuruze ndetse banayakoreshe. Tunahasanga abo amaze guha impamyabumenyi. Hari abahabwa amahugurwa y'ibyumweru 2, hari n'abamara ukwezi kose. Hari abamwishyura ibihumbi 75 by'amafaranga y'u Rwanda mu mahugurwa amara ukwezi, ariko ngo hari nabo yigishiriza ubuntu kubera icyiciro cyabo. Mu bafasha kandi harimo n'abagendana ubumuga. Nubwo arwita uruganda, twasanze ari za nganda ziciriritse bakorera mu mago yabo. Yabanje no kujya kwiga uko bakora ayo masabune. Nta baterankunga yigeze abona. Ikibazo avuga yuko ngo kimuraje inshinga ni ukubona iwe aho atura kugira ngo adahora yimuka kubera ikibazo cy'ubukode. Mukantwari Vestine kandi yashobojwe kuva mu kunywa ibiyobyabwenge no kugana iyobokamana. Ubu akaba ari umuvugabutumwa n'umuhanzi w'indirimbo. Ni umujyanama ndetse w'imiryango. Hari n'amatsinda ayobora yitwa Intambwe, afasha abatishoboye kubona inguzanyo muri banki, ngo amaze gufasha abagera kuri 400. Aratuganirira amateka y'ibyo yaciyemo n'uko yabivuyemo. Twanashoboye no kuganira na bamwe mu banyeshuri yigisha n'abamaze guteza imbere. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Ferenga Kwaya. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Nkuko nari mbibabwiye rero, namusanze kuri icyo kigo yashinze Imbonirera Training Center kiri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yabanje kumbwira uko yatangije uwo mushinga. Rero mu bushobozi buke natangiriyeho ntabwo byahise byemera. Natangiye shaka ibikoresho, nahereye ku buzunguzayi, ngenda nizigama. Maze kwizigama mbona Minervare njya kwiga. Mvuye kwiga njya mu bigo by'imari, nkorana na banki, urwego finance, banguriza nahere ku 50,000, mpera ku mabase, mpera ku myuko, mbese twatundi nkuko banyigishije bya bikoresho byacu dukoresha mu rugo, ushobora guheraho kandi ukaba ufite uruganda. Aho rero niho natangiriye, mpera kuri zino Savon Liquide, mpera kuri no mashampo. Urumva ubushobozi bw'izi sabune zikomeye bwo bwari butaraboneka. Izi Savon Liquide zo zizana amafaranga byihuse. Urayikora ukahita uyijyana ku isoko, aka kajerekani kagura 3,000. 3,000 ubwo niba nakoze injerekani litiro 20, ubwo ni 12 bise biza byihuse. Mu 12 rero hagomba kuvamo ya mafaranga yo kwishyura banki, sibyo? Kandi n'inzu aha mu Nsanze ntago ariho nahereye nkodesha inzu mu 17 kugira ngo mashe kugabanyamo
mbona uburyo abana bagomba kwiga. Mfite abana 4 bari ku ishuri. Ariko hagati aho se kuko urwita uruganda, none hari imashini ukoresha cyane? Ufite imashini, iyi ni imashini y'imubona, urabona aya ni amaforomo. Urabona ko iyi mashini nayo impamvu nayikoze uko nguko, nakoresheje imashini imeze gutya, kwari ukugira ngo aba bantu ndimo kwigisha ntago wamuhera kuri imashini kuko nayo ubwayo irahenze. Bigaragara kangane namaze gukataza, nateye imbere bikomeye, kuko iyi ngiyi impagaze 800. 800 ntago umuntu waje asiza akingiranya abana bishwe n'inzara uzaza umubwire ngo kuya ngo ukora isabune nuko ugomba gushaka 800. Nabashakiye uburyo bworoshye bushoboka. Urabona iyi ni indi foromo, iyi nayo ni imashini y'isabune, ari nayo yasohoye iriya miti mubona. Uru narwo ni uruganda, ukereka umuntu ko mu mubabaro afite atabasha kubura byibuze amafaranga 30,000 byakoresha uru rubaho. Uru ni urubaho rudasanzwe ku buryo rushobora guhura na side ntirupfe, kandi ushobora kurukoresha hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2. Rero urunguru ndabigisha, ndababwira ntimugatete, era ku isabune y'amazi. Amafaranga ubonye wige kuzigama, ujye mu kimina. Hari abahera ku kimina cy'amafaranga 500 gitanga buri munsi, hari abatanga 1,000 cya buri munsi, hari n'abatanga 2 bya buri cyumweru bitewe n'ubuzima. Rero aho ngaha iyo amaze kubonaka nibwo noneho aba yamerewe kuba yakora uyu muti. Ubwo iyo miti iyo uyishyizemo hano muri ibingibi watweretse bivuga ko ari yo mashini zawe, bigenda gute? Urabanza ukabyotsa bikajya mu muriro, bigenda gute kugira ngo ihinduke gutya? Rakaze cyane, ntago ibingibi tubyotsa. Iyi nyine ni shimi, ibi ni ibinyabutabire. Turafata produit tukazivanga twifashishije bimwe amavuta. Hari n'ibyo tutavuga kugira ngo hagire n'abazaza kwiga bishire wangu tutamenye ibanga by'akazi, sibyo? Ariko ntabwo ubicisha mu muriro? No, nta muriro ntawo. Nta nubwo ubyinika? Nta nubwo mbyinika. Ibi ni ibintu dukoresha amaboko yacu mu buzima busanzwe, muri bya bikoresho byacu bya buri munsi dukoresha. Rero niyo ufashe urwo ruvange rw'izo produit zose twavanze nyine kugira ngo dukore isabune ikomeye, bivuge ngo produit ikora isabune ikomeye itandukanye na produit y'iyi sabune y'amazi. Niyo dufata ku muntu wa wundi maze kumbwira ati noneho ndumva nabonye isoko, ndashaka kwagura ibikorwa byanjye, nyereka noneho ya mashini uburyo twayikoresha, nanjye nkaba nasohora product nyinshi. Niho mpita muzana kuri iyi ngiyi ni urutiba. Uru ni urutiba rusanzwe rukoze mu cyuma, ugenda ugakoresha mu batekinisiye. Noneho cya gikoma cyacu, iyi sabune iva mu ruvange rw'igikoma cyiza kimeze nk'igikoma cya sosoma kinoze neza. Iyo usutsemo hano rero mu gihe cy'amasaha 2 iba yamaze kuba beto, yakomeye, iba yamaze gukomera, yabaye nk'ikibuye. Iyo urangije urabona iyi migozi nta kindi ishinzwe, ikadukatira isabune yacu inono ikayisohora imeze gutya. Ku ruhande rw'ibumoso uru ruhande rusohora isabune z'ikiro, urabona uyihereza gutya. Urabona ko iyibasha uri hara hepfo iciyemo neza. Hagati aho ngaho uru ruganda rwawe barwemeye mu mategeko? Rurayanditse, ruremewe mu mategeko, rufite ibyangombwa. Mfite iriya nuzi ya RDB. Muri iyi minsi ikigo cy'ubuziranenge kirimo kiransura kugira ngo mbashe guhabwa ISMAC, noneho mbe nagira amasoko yagutse. ISMAC ni iki? ISMAC ni ikigo cy'ubuziranenge kwa. Rero baradukurikirana kandi ntibataduhutaje, bakaza bakatugira inama tukabereka uko ibi bintu tubikora. Hanyuma harabo wigisha, ariko se ufite n'abakozi mukorana muri ruganda? Abakozi ntago babura, abarangije kwiga, abo narangije guhugura ni nabo mpindukira nkatoramo abakozi. Ni bangahe ufite ubu? Ubu ngubu mfitemo abakozi 8. Aba bakozi 8 ntago ari bo bonyine. Mu mbonirera naje gusanga mfitemo abantu, urumva bose ntago bishoboye muri make. Naje guhinduramo kampani ikora amasuku mu mujyi wa Kigali. Amasuku ameze gute? Gukora nettoyage, gukora amasuku mu nyubako zuzuye. Iyo nagiriwe umugisha nkabona abakire bampa akazi ko koza ibirahure, cyane ko abonye ko n'imiti tuyikorera, ko kubona abantu bogesha amakaro, imiti yo z'amakaro ndayikorera.
mpamagara muri ba bantu banjye, harimo ba bahungu bavuye mu muhanda, harimo ba bakobwa babyariye iwabo, harimo ba mama bababaje basigaranye umuryango, mbese babandi bababaye buri muntu wese ukeneye kuba yafatwa amaboko. Nibo rero mpamagara nkabaha akazi muri icyo kiraka. Ni nuko nguko njya ushobora gusanga rimwe mfite nk'abakozi 15, ushobora gusanga mfite 20 bitewe n'akazi kabonetse. Ni ukuvuga ngo abo 8 ngira ahangaha ni babandi sho kuvuga ngo Vestine nk'ikigo runaka kiramamagaye dukeneye injerekane 2 z'isabune, tuzikeneye byibuze mu minsi 2. Mpita mbahamagara ntamabwira nti nimuze kuko aka kaboko kanjye kumukabona nyine ndabahagarikira bakakora. Ubwo wakoze uwo munsi aba yemerewe inote ya 2. Ntago ari buyagaye kuko nanjye nubwo bushobozi nabonye nyine niba injerekani nyifata y'ibihumbi 12 n'urugero nkaba muhaye ibihumbi 2, haraza kuvamo za product nzongera kwigishirizaho, haraza kuvamo uburyo nanone bwo kubika kugira ngo nzishyure yanzu turimo turahuriramo twigiramo, haraza kuvamo minerivare y'ababana. Ibyo byose kugira ngo rero mbisepare cyangwa se mbigabanyemo binsaba kutikunda na wa mutima nyine fite, nubwo nta bushobozi bwa danje mbafite, ako nkavuga ngo mbafata amaboko. Iyo nabonye rero nk'icyo kiraka cyo koza inyubako, amaparitema, uwoza amakaro uwo munsi akorera ibihumbi 3. Nshobora kuba nabonye nk'abakozi nk'10. Urumva kuba nabonye ako kazi nkabeza abantu ibihumbi, abakozi 10 buri muntu wese ahembwa ibihumbi 3. Urumva ko hari icyo mbafashije igihugu nka wa mwana wakuriye mu muhanda. Nibyo bitekerezo byanjye mbonye ababishyigikira nakwaguka kuruta, kuko hari ubwenge bwanjye mba numva burimo ariko bukifunga nyine kuko ntafite ahantu ho gukorera hagutse hazima, sibyo? Samirana radio yacu dukunda. Ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89 n'ibitindwi. Hari nabo yigishije babona impamyabumenyi, nasanze amaze no kuha bamwe muri bo izo mpamyabumenyi. Mazina banyita Masengesho Bonheur. Ndabona ufite impamyabushobozi, ndabona yanditseho kuva ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 kugera ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 1. Inyigisho wagize ni igihe cy'ukwezi? Igihe cy'ukwezi kuko numvishe Mukantwari kuri radio mu ijoro ry'ihumure, numva ari kuvuga ko nafasha abantu, yigisha abantu. Ubushobozi bwanjye nari mfite ndavuga tereka ngiye kubyiga, ndabyiga kugeza kuri izi tariki nyine nibwo nabonye certificate, nari nsoje ukwezi kwari kurangiye. Wize iki rero? Nije gukora isabune ikomeye n'isabune ya liquide isukika, byose nzi kubikora. Ubu ngubu nsigaye nkuri isabune ikomeye n'isabune yo gukoropa cyangwa se y'amazi. Uza gukora aya mahugurwa hari ikiguzi watanze? Nishyuye ibihumbi 75. Ko ubonye impamyabushobozi, izi nyigisho zikumara iki? Urumva ugiye gutera iye ntambwe? Ngiye ubusanzwe naraza kubyiga, nta kintu cyo gukora nagiraga, kubw'ubushobozi nyine budahagije bwanjye nkabikora, kaba nakwiteza intambwe, kaba nava mu bukene nari ndimo mbere, cyo nkagira icyo ngeraho. Amazina nitwa Nsengumuremyi Mediatrice. Aya mahugurwa nyamenya nakunze gutega amatwi radio nkumva ibintu bya kazi ni kazi. Nza kumenyana n'uyu Mukantwari Vestina, mfashe nomero ze kuri radio. Narahamagaye numva niwe unyitabye, no ntambwira ibyo akora n'uburyo nshobora kwiteza imbere. Noneho mu gihe gikwiriye, kubera ko urugendo rwanjye rwarerure kugira ngo mugereho, ko ngewe nturuka muri Gatsibo Kabarori. Icyo gihe nafashe umwanya ndaza mbonana nawe, anyigisha gukora isabune y'amazi liquid soap, noneho anyigisha n'isabune ikomeye no gukora shampoo na pre shampoo. Nawe se washoboye kubona ayo mafaranga mutanga kugira ngo ushobore kuza gukora aya mahugurwa? Oya, ngewe ayo mafaranga ntago nabashije kuyabona. Aranyemerera rwose ambera navuga ngo n'umubyeyi kandi urabona ko muruta. Aranyakira yewe no kungabura, yarantungaga icyo gihe. Muri ibyo bihe nta mafaranga nigeze muhereza. Hanyuma se ko hashize umwaka, ibyo wize hari icyo byakumariye? Ni bwa bushobozi bukeya ngifite, ariko ntago njya ngura isabune. N'abaturanyi banjye ntaho ujya gura isabune kuri ngamanuka ajye mu isantere cyangwa azamuka ajye mu isantere anshiyeho.
niyo sabune y'amazi ngerageza buryo ki nkagera nko kwa muganga nkaba nagurisha y'akaritiro gutyo muri ubwo buryo muri ubwo buzima. Mu bigaragara abana banjye nta kibazo bafite cy'umwanda mu baturanyi, nuko hari n'uburyo nanjye nshobora no kuba nareba nk'umwana w'umukene uri hasi yanjye nkaba namuha nk'iyo sabune. Ufite abana bangahe? Njyewe mfite abana 6. N'umugabo. Uramutse ubonye nk'umugiraneza wumva ubushobozi ukeneye kugira ngo bishobore kugufasha ugire icyo ugeraho, bwaba bungana bute? Nk'ubu ngubu mbonye imashini, nkabona ibyangombwa by'ibanze nka kashe product nazo nkaba nazibona, urebye nka 1.5 miliyoni. Amazina yanjye nitwa Irakoze Clemence. Urumva natangiye umwaka ushize mu kwezi kwa 12 nkomeza no mu kwa mbere. Urumva nabaye hano ngaha ukwezi ndi kwiga, naryamaga iwe nkaryiwe, aramfasha nyine anyigisha byose. Anyigisha isabune y'amazi, anyigisha isabune ikomeye imwe bafurisha, anyigisha iyo shampoo yoza umusatsi. Nyambere umubyeyi mwiza pe. Ariko tubwire rero aho wavuye naho ugeze ubu. Urumva ntaragera ahangaha ntaramenyana nawe, nageraga n'ifungu yo kurya mu bandi kuko nari mfite ikibazo nyine cyo kuba narabyariye mu rugo, mbyara imburagihe nyine. Wabyaye ugufite imyaka ingahe? Mbyara mfite imyaka 20. Muri ibyo ngibyo byamfashije ubu ngubu nanjye mfite icyo nakigezaho. Urumva nashoboye kuba nakora izo sabune yanyigishije, nshobora kuzikora ubu ngubu nkashyira ku isoko, nkaba nabona amafaranga yo kuba nakigurira umwenda, nkafasha umwana wanjye, yewe ibibazo bimwe na bimwe nkabasha kubyikemurira ntasaba. Umuntu yavuga nko ku kwezi ushobora kwinjiza amafaranga angahe? Ku kwezi nshobora kwinjiza amafaranga agera nko mu 30,000. Nitwa Mukandengo Anizia, nkaba ntuye muri uyu murenge wa Kinyinya, umudugudu Kabunde ya mbere, isibo ya 9 yitwa Butwari. Ngewe ndi umwe mu bo Mukantwari Vestina yigishije, kandi nkaba ndi umugore umaze kutinyuka, maze kwiteza imbere. Maze imyaka 2 hafi n'igice mpfushije umugabo. Yaje iwacu Gasave aje kutwigisha, avuze ukuntu yabaye imfubyi. Nibuka ko nanjye mama yansize mfite amezi 2, nta mama nzi nta data nzi, nabayeho mu buzima bwa mana mfasha. Numva ndamukunze, numva namugira inshuti, kandi akagira ijambo ryiza ryurura umutima. Mukantwara arankunda nanjye ndamukunda, ahita ambwira iterambere afite. Nkagumya no gukurikirana ibiganiro byo kuri radio Umucyo ndetse no kuri channel ye Mukantwari Vestina. Ubwo yarambwira ati gira hino uva mu gahinda yuko wapfakaye. Ngo no kuvuga ngo narapfakaye, umutwari yaritahiye, yasigiye abana 5. Ubushobozi buke rero nta kazi ntaki, ako mbonanye na Mukantwari Vestina arambwira ati twahanga umurimo, reka nkwigishe gukora isabune nawe ushake kwifasha ubu umugore utera imbere, ugira uko wagenza abana batazasabiriza. Tuma rero ni isabune cyane, iriya y'amazi songa ndayizi kuyikora, uriya muti w'isabune bikora neza. Nziranye n'abantu benshi bakanteza imbere, bakampamagara cyane kuri telefone, tuzanira amasabune, tuzanire, bituma niteza imbere cyane. Ngera ku gishoro ntangira gucuruza imyenda. Ndavuga ngo kuba duturanye ntago yakakwiye gukora ibyo ngo dusanishe ibintu. Ndavuga ngo reka tunyurane no gucuruza imyenda. Ubu nsigaye ndangura imyenda y'abagabo, y'abagore, y'abana, nanjye nambika abantu, nkakora kuri telefone. Amasoko yarema hirya no hino nanjye nkajyayo, ku buryo mbona ibirayi by'abana, sinjya mbura umuceri, kandi nkabona buryo kinkurikirana n'umurimo w'Imana. Mukantwari Vestina yambereye urugero rwiza, musabiye umugisha rwose, n'umugore w'intwari. None nko muri ibyo bikorwa byose uvuze ukora bikwinjiriza amafaranga, nko ku kwezi ubwo usigaye winjiza ngahe? 250 ndayabona kubera ko mfite n'imirimo. Ubwo ni ibihumbi 200. Reka tuvuge 200, ariko ndanahingisha, byatumye ngeshaka imirima ngahingisha. Mfite imyaka myiza, ibigori, ibishyimbo, imyumbati. Turaza kwagera n'aha haruguru murebe ko Mukantwari yaduhaye urugero rwiza rwo kugira ngo abagore twitinyuke natwe twiteze imbere. Nitwa Akimana Fesito, nkaba mfite ubumuga bwa colonne vertebrale. Nakoze impanuka ndavunika n'ukuboko. Colonne vertebrale ubwo ni uruti rw'umugongo? Uruti rw'umugongo. Ubu rero byatumye igice cyo hepfo cy'amaguru kidakora. Ubwo rero maze kuba paralize, byansabye kumba mu bitaro imyaka igera kuri 5. Maze kugira akabaraga baransezerera njya hanze. Ubwo hari mu mwaka 2018 nibwo navuye mu bitaro.
kuva 2013 mu kwezi kwa 11 niho nakoze impanuka. Nagerageje gukora amandazi nsanga sinshoboye kujya kuyagurisha. Ngeze aho nza kumva uyu muntu Mukantwara aravugira kuri radio. Ko nayaga numva ikiganiro bita kazi ni kazi, nkumva n'abandi babivuga. Noneho numva aravuga ukuntu yabayeho ubuzima bubi, ukuntu yari imfubyi, ukuntu bamwishe ntapfe muri jenoside, ukuntu yabaye aho afite ubumuga, ukuntu yabayeho yirwanaho nta muntu umurwana, agakomeza ubuzima kugeza ubwo aho ageze ahangaha. Naho ndatekereza nti ujya kubaho birashoboka. Naho naje gutekereza nsanga navunitse ukuboko, ariko abaganga baragusanye kurakora. Amaguru ntakora, ariko mu mutwe ndatekereza shaka inzira yose nanyuramo, mbona nta bushobozi bw'amafaranga, sinacuruza. Mbahongeza aho nza gutekereza ngo reka zafate nimero, ko bavugaga kuri radio nkafata nimero kanzahamagare Mukantwara. Ubintu numvisha avuga cyane byamfashije. Numvisha ko akora isabune, numva ko akora amavuta ari ya gikotore, kandi sanga mu gihe ndyamye muganga yantetse kujya nyisiga cyane, sanga n'isabune nyikenera buri munsi kenshi. Ndavuga nti nibura basimpereye kuri ibyo ntashobora kubyikorera. Ariko noneho ndanatekereza ntariko buriya nubwo wenda nta mbaraga nyinshi mfite, ariko nabimenye ntajya nshobora kugira gutya nkanamwaka n'abanyeshuri batarashobora kwibonera igishoro bakamfasha nkakora. Ndavuga nti mfite ubushobozi, Imana ikamfasha ngagira ubushobozi, nanjye nashiga kampani ubwo nkashinga uruganda rwabyo. Noneho ndatekereza nti reka nzamuhamagara, araza asanga ntabwo nazabishobora n'igare. Ndavuga ati reka nkubwire kuko nanjye nabayeho ubuzima bubi, nzagufasha, nzajya nemera niba ari n'umwarimu nshaka umfasha, ariko nzajya nkwigishiriza, uzashaka abandi bantu wenda mwakwifatanya. Numva ndanezerewe, nshima Imana. Ubu rero naje kubona abandi bantu bagera kuri 3. Akageza umwe ari hano turi kumwe ni nawe wanzanya nsunika, nuko akageza akatwigisha. Ko biri kose tutangiye vuba, ariko tumaze kwiga gukora shampo n'isabune y'amazi, kuko tugiye kurikiza isomo ry'isabune ikomeye. Nibwo ni bya bine nashakaga. Nkandagerageza nkarwana nabyo nkabikora. Ndavuga ati ndabona uzabishobora, ati ntabwo ndi kuvunikira gusa. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Maze kuvugana nabo nasanze kandi hari n'uwo babanaga mu mihanda witwa Ndikumana Jean Marie Vianney, maze baricarana hamwe na Vestine Mukantwari basubira mu mvugo ya kera, bansubiriramo amateka yabo. Ndikubwimana Jean Marie Vianney, mbere nitwaga Marine mu mihanda, nyimara kuva mu majyaruguru mfite imyaka 9. Guhari ryari? Mwakamenye kuko naje mfite imyaka 9 mu 35. Wahuye gute na Mukantwari Vestine? Kuko twese turana mu mihanda twararaga munsi y'ibiraro tuve kunywa ganja. Ganja ubwo ni iki? Ganja ni ibiyobyabwenge, kore, urumogi, birabita amabure nyine nibyo bita ganja. N'umuti nyine watumaga dusinzira neza nyine kwango turebe munsi y'ikiraro imibu itaturya. Mwanywaga ubwo ryari? Kwanga tuvuye gutarasa cyangwa tugiye gutarasa ngo tugende dutarasa nyine turifuri. Gutarasa ubwo ni iki? Guhiga ibyo kurya. Mwabikuraga ubwo? Twabikuraga mu mihanda cyangwa tukabikura mu bantu bayobye batsinzire twe twakangutse. Twe turi abana baturumva nyine andusha imyaka, uko yadutekeraga mu madebe. Yadufashaga nyine yonye za twije twarambara yo tubonye, agajya guhaha, akajya guhiga na ibyo ahiga, yakwambura abantu akadutekera amadebe katuramura nyine kugira ngo tuve mu zangova nyine ya ganja. Hanyuma si iyo ganja yo mwayikuraga mu binani cyangwa tukayambura abayifite, twajyaga kuzitarasa nyine mu mamodoka n'ibiki byose, cyangwa mu bana bakorodoniye babadoda nyine byose, twagera tuzigana tuzitoragura nyine. Mwabanaga aho ngaho mukararaho, none mwararaga abahungu n'abakobwa mukararana hamwe? Yari ameze na mushiki wacu ko nawe twamukoraho, twaramurindaga, nta muntu wamubangamiraga kuko nyine kuko aradutekeraga adukura hangova. Je nari meri wawo nago nari mama. Kuko yaradukuriye niho tugiraga inama buryo tugomba kubaho, yabona twagiye hangova twarambaye munsi y'ibiraro akabyuka dukomangira
dufite ibiryo byahiye mu idebe muze muporeze tugahurira munsi y'ikiraro ahantu furane kurya nta n'umuntu aduhasanga byoroheye kandi ni ku mapavu bavuba guhumbya no guhumura umuntu abaga amaze kunyuguza kunyuguza ubwo ni ukugira gute kunyuguza ni kwa kundi nyine uhupa yahita bakurasa izo ni imvugo z'imihanda usanga babirangije nyine bagenzi bahita baba bamaze nyine ni ukwepura ubwo ni ukunywa nyine iyo ganja ubwo ni ukuvuga ngo ubundi ganja ni urumogi ubundi twe twabyitaga imiti mu rwego rwo kutarawuriza kuko nyine gavumenti nawe hari igihe aba yatejemo rivani nyine rivani ubwo leta yabaga yabahungeze irimo irabashakisha iyo tubivuga gutya nyine tuba tugira ngo tubasubize ahahise hacu muhite mumvana imana yatuvanye rero aba ngaba ni basaza banjye aba twabanye imihanda n'ubundi ndi meri wabo kuko njye naje imihanda afite 15 urumva ya mateka aranze igihugu cyacu imiryango kwa papa imaze kunyihakana kwa mama batakiriho nta muvandimwe n'umwe nkifite aba nibo banyakiriye igitaramo i Muhanga turacakaza gucakaza se mbikubwiye yego gucakaza ni ugutera irirenga nyine kwa kundi ushaka kugenda ukabwa umusaza fatiraho ncana ikibiriti kumbe yazanye nk'inka cyangwa ihene mu isoko ugateramo intoki ebyiri ugahita umwambura inoti gucakaza nyine gukangura babyita gukangura kuko kumwambura mwafatanye mu maboko ubwo rero mwahuriye i Muhanga nagize ngo ni i Kigali nawe rero wabanje i Muhanga ntabwo ari i Kigali ni ukuvuga ngo abangaba baje ku ikamyo sibyo kwa za ngaruka z'imihanda nyine urumva i Muhanga niba bakajije umutekano karitsiye zose wazihungiyemo byanze mbese amarigara yose bayatahuye rimwe na rimwe kuko nyine na gatoya nyine kandi abangaba abana bajyana ngasigara njye ndimo kureba twana tw'imbobo dutoya abana b'abakobwa banganaga nkanjye batereye inda mu kiraro ngasigara njye ncunga umutekano w'abo bana ibi ndi gukora aka kanya njye nabitangiye zamani tukiri mu kiraro ariko noneho uyu munsi ishema mfite nuko ndi kwikora abantu bazima badafite ibiyobyabwenge ahubwo noneho bakuba ku miryango nyarwanda n'amakimbirane akagabanuka ko utubwiye ko mwari muri kumwe n'abandi bakobwa nabo nyine abo bari abana bato mwararaga ahantu hamwe twararaga mu ingange tukagangika nta kibazo ntabwo birenze kuko twabaga twaze furise ko nabakoraga ku wundi bata runo ruhombo wangu runo ruhombo runini nk'ibino barimo barakora by'urogari binini bisohora amazi menshi mbese kugira mu mujyi wa Kigali babashe kuhaza kiriya kintu buriya ni icyumba cya danje aba rero kuko n'ubundi bari abatipe twebwe abakobwa twabaga ni songa mbere ubundi ni ukuryama kumano aba rero bakaba harimo imbobo nkuru bakajya kuri kiriya kinwa cy'uruhombo bagashyiraho ikarita akahita yegama ubwo niwe wabaga ari umurinzi kandi ubwo wabanzaga imbere nyine niwe wagombaga kujya guhiga mbere kuko natwe twagiraga inama z'agasima ku bintu turi buze gukora umunsi hanyuma se ntabwo mwarwaraga twararwaraga tukirwaza abenshi urabona njye nabereye imbobo i Muhanga ko njye mvuka hariya mu Ruvumera njye nakubitiwe ahantu navukiye nyine isi iranyota n'ababanzi bose ati mu kanya arabapfuye yacitse amacumu acika imihoro yacitse inkota acika amasasu ariko ahangaha aho bazanamufata ku ngufu turaje tumubone yatwaye inda mbese kwa kundi nakuze bantongera kugira ngo mve mu muryango ubundi njye nakuze bampora mama nitwa inzigo nitwa umuteramwako bavuga ko mama atigeze apfa nyine akiri barimo cyane ko nari mfite isura nk'iya mama noneho ubwo bishatse kuvuga iki urumva amateka aranze igihugu cyacu habayeho amacakubiri ari nayo yatumye jenoside yakorewe abatutsi baho mama wanjye yashatse mu bwoko bw'abahutu urabyumvishije noneho jenoside ibaye ifamiye yo kwa mama yose ihungiye iwacu papa duhagararaho yanga kwica mama n'abavandimwe ba mama ngo natwe atwice kuko n'umuryango wari waramuciye kuko nyine izo ngengabitekerezo zari ziriho papa yemera kugumana natwe kugeza ku munsi bamwiciyeho bakamwicana n'umuryango wanjye wose mu bantu 11 ninjye wabashije kuvamo nubwo nasigana njye ndi ikimuga ariko byari byo byose ndahumeka urumva ko mvuga bikemera rero muri ubwo buzima bwose bwo gutotezwa bwo guhozwa ku nkeke nibyo byampushinze kujya mu muhanda ariko hagati ubwo abagutotezaga nabo mu muryango wo kwa papa wawe abo kwa papa wanjye nta n'iyi saha ntago bankunda
niyo mpamvu ubona ibintu byose mba numva mfite umunaniro mu mutwe no mu mutima. Hari igihe mba mvuga ngo nk'uwimana nyine iramutse indasiye twikankora akantu ka danje nkabona iwanjye byanyabyo yabinyijije izina ribi yabinkuye ahantu hakomeye. Noneho niba ibintu ndimo gukora nyine nkabikora ahantu noneho ntekanye, kuko ari n'igihe nikanka abana sundi ubu ngubu biramutse bifeyirinze. Izi nkovu ndimo ndabona nko ku kuboko ni abo ngabo bo mu muryango ni interahamwe zabikoze umunsi bazaga kwica iwacu. Noneho urumva abansonze wongeye kunshisha mu nzira y'umusaraba, nikuvuga ngo ubundi nakomereje ku mubabaro mama yababarijwe muri uwo muryango, kuko bamwanze akiwugeramo kugeza ku munsi wo gupfa. Rero urumva ahanini nagiye kuba mayibobo meze nk'uhunze n'ubundi nanjye ngo batazanyica. Ugeze aho kuse kuri abo mayibobo utubwiye ko bagufataga nk'umubyeyi wabo, nta n'umwe wigeze kugirira nabi? Reka uri kuvuga ngo na n'iyi saha ni abapampe banjye mbese ndi merito nk'uko avuze ngo twararwaraga tukirwaza kugira ngo nitwe mama wabo. Ubu ni iki? Urumva ko njye natarasirizaga n'undi ahantu navukiye banzi, nkaba najya ku muntu w'umuturanyi twari twisanzeho, nkaba najya nkamubwira nti ndumva ndwaye umutwe wampaye ikinini. Noneho yanandeba ukuntu nsa nyine akavuga ati disi umwana mukabisangwa nitadoro ukuntu ameze, akampa ibyo binini kubera impuhwe. Byarananyokamye hari ukuntu nimagina nakumva ndwe nkahita mbitandukanya na malaria na grippe, kuko n'ubuzima nakuriyemo ku buryo ntashobora guteta ngo wenda hajya akazi kanjye gapfa ngo ninegekaje ngo mbese ngo harunyitaho, kuko mba nzi ko ninanarwara umugabo wanjye ari buhangayike. Hanyuma se ubwo hagati aho nta barwaye ngo bapfe, nta bantu muri iyo myaka mwabayemo? Nkubwire brother papa wacu nta mbo bipfa gupfa, buriya imbobo ziranoga. Uri kumva nk'uko nagendaga nkaka ibyo binini nkabibeshyira ko nge ndwaye. Niba bampaye nk'ibinini agenda nkavuga ati ndumva wagira ngo ni nka malaria. Hari ibinini bitaga fasidari. Noneho fasidari ntago umwana imihanda yayinywa ari umwe piyese ngayinywa ari wenyine. Ikinini ni ukugikatamo kabiri, umwe akakinywa uporopoza ko ari malaria akatumukubita na paracetamol, agatubwira ati tukubitamo imyoto mu kanya turajya ku gahigo. Leta nazo ziraba zitejemo, wirwara wicaye rwara wiruka ugashiduka umuntu yarakize, cyangwa burundu ukazanamubura burundu, yaba arapfuye akiriho ntubimenye, ugasigarana n'abashyashya baje, ugasigarana nabo musanga. Mwamaranye imyaka ingahe? Twamaranye imyaka igera muri 6. Umwaka wa 6 nase mbacomoka mana. Yaducomotse mbere nanjye ncomotse metadurira ku Gisozi. Mumaze rero gutandukana, buri wese yagiye nyine ashaka ubuzima bwe, hanyuma muza kuza kumenya yuko ubuzima bwe bwagenze neza kandi yuko agiye gushyingirwa. Reka da twarahuriranye wabo, byabaye nk'impanuka ni nka y'amana nyine bigira ngo udakorwa n'isoni, kuko urumva nge navuye mu muhanda kugira ngo ndeke ibiyobyabwenge nyiriza. N'abadukurikiye bashaka kumenya ngo story wavuye mu muhanda gute. Nkimara kumva ijambo rya His Excellency rivuga ngo utazi yava ntamenye yajya, natekereje intambara inkotanyi zarwanye kugira ngo uyu munsi tube turiho. Ndeba ukuntu inkotanyi zamvanye mu mirambo y'ababyeyi banjye mazemo 3 umurangi waratangiye kubora. Nibuka impanuro bamaye bambwira ngo ni inkura nzubaka isi yanjye, sanga ko yango ndimbe ndi kubaka isi yanjye ahubwo ndi kuyishwanya gusa. 2007 ku itariki ya mbere nibwo nagiriwe umugisha mpura n'umumama, nje nari ngiye kwiyahura ko nabonaga ubuzima bwaranze. Utambona nsa gutya ndi igikara kinoze, ndi kimama cy'ikibonke, nari mbabaje ndaza no kubereka amafoto yanjye nkora ubukwe uko nari imeze. Nibwo yasanzano nari nicaye ni nka marayika w'Imana wamunyoherereje, arambwira ati ko wicaye ahanga ufite ikihe kibazo. Kubaza umwana w'umuhanda ngo ufite ikihe kibazo, iyi ni ibingiyo kubivuga bambaza na babandi bashaka gufasha. Ntukabaza umuntu ngo urashonje, mugaburire, nubona bimunaniye vuga uti muhaye yari kandi umuntu ushonje abagaragara. Nta kindi namusubije usibye amarira, yaramfasha njyane, urumva n'inzara yari irimo. Rero dusima nabonaga twarangiye Muhangano hose twarahatarashije byaranze. Rero harimo bamwe bari baracomotse baraje i Kigali, ari naho n'uyu nguyu yaziye. None mu kuza i Kigali nge naje Muhanga 2007. 2010 nibwo Imana yangiriye neza, mbona umuhungu arankunda. Ubwo naje i Kigali nje mu kazi ko mu rugo, uwo mu mama yanjyanye we angaburira umuceri n'amashu n'ibishyimbo. Arangije arangira ati se wa mwana we ufite aho ndamubwira ni ntago mafite.
ase nkurangiye akazi wakemera ndambwira nakemera k'i Kigali ambwiye Kigali umutima simbwa ati kiriza wa kintu ubwo urumva agasiba kari gahinitse yani niri nanga i Kigali rero cakariza ku matara kubw'amahirwe y'Imana n'umunsi w'Imana n'imbabazi z'Imana nkigera i Kigali nsanga nakire n'abakristo turabana urabyumva kwakira umwana uvuye mu muhanda aje gukora akazi ko mu rugo ari buteka koza ibyomba agakoropa banyigishije igihe ukwezi banyishyuraga 3,000 banyishyura 3,000 mu kwezi kumwe mpita njya kuyahahisha kugira ngo nige guteka ako kantu nakoze rero niko kasi gatuma bangira umwana mu rugo ati umwana w'umukobwa atinyitse gufata umushahara we wa mbere ntaguremo ijipo cyangwa inkweto akaguramo ibirayi n'amavuta n'inyama kugira ngo yige guteka ni igisobanuro cy'uko akeneye akazi bakurikirana n'ubuhamya bwanjye n'uwabampaye nibyo twaganiriye yari yanditse agapapuro yakampaye arambwira ati nugera yuko abahereze ubwo ibyo abandikemo sinigeze nanabisoma ari nige nari kusoma bikanca intege nkabahaye nibwo bambwiye ati turemera ko tukugira umwana mu rugo ndabyemera twabanye mu myaka 2 mu mwaka wa 3 ni Imana yanyoreze sheri mwiza muraza kumubona mugabo wifura cyane witonda wihangana wanyuhageraga kanyigisha koga kambwira nari ndwaye imyate n'amaga myinshi cyane imyate wabikamo n'igiceri ntago ari ugukabya n'ukuri kw'Imana abana b'imihanda baho nabi mbere yuko tugera hose kugira ngo agufate neza ukuntu nyine mwashatse kuri uwo munsi namaze kubona sheri babandi bari barambwiye ko ndi umwana mu rugo birahinduka baranyaga bashaka no kunyirukana ariko mu kushaka kunyirukana hakaba hari amafaranga nari narabagurije y'itongo ry'iwacu ni naragurishije hahandi jenoside yadusanze kuko nta bushobozi bwo kuvugurura narifite kandi ari mu mujyi ndahagurisha bosi wanjye arambwira ati ayo mafaranga buyangurije kugira ngo yashyire kuri konti konge nibyo namusabye bwani nindamuka nkuze nzatekereza icyo nyakoresha bosi wanjye arambwira ati yangurize nyakoreshe ntiwakenera nzayaguha ayo mafaranga niyo yambereye igitambo rero agiye kunyirukana ndamubwira niba ushaka kumva mu rugo rwa mpaye amafaranga njye naguhaye sanga ntayafite bituma mpaba ku ngufu rero mu gukora ubukwe habayeho fiyansaye nabanje kubishutiye aba musaza wanjye birangira abaye sheri byafatishije irembo imyenda nambaye ne wayiguze gwera ku rukweto kugeza hejuru no muri salo na kanto birangije habaho igihe cyo gusora invitation nsangage nta munogo invitation mfite sindi wijyane kwa papa babandi nacitse ati niba amenya ko ibyiza byanjye byabaye none batabanandangiza ntago ndi bukwepereye nabo nagerageje gutumira mu muryango w'iwacu numvaga ko bakijijwe banciye intege nyine utawumva rya jambo ko icyakindi bifuzaga ko kitakubaho kirabaye no bitabiba ngombwa yuko ako kaguru ngahina kwa mukanyaboro umva ndabane uwo munsi nakundaga gusenga Imana urumva naje no gukizwa nyine mba n'umuhanzi na nisanda ririmba nafashe invitation imwe umugabo yampaye invitation 100 zo gutumira abantu inyinshi niwe wazitwaye uwongeye gutumira ngasanga boss yamuhaye invitation uwongeye gutumira ngasanga amabuja yarayimuhaye kuko urumva byaranze n'ubundi baratuza kuko mvuga ko ntandi ngomba guhagurukira kuko nta mafaranga yanjye bafite bagomba kwemera nkahagurukira nibwo nafashe invitation njya kuri hariya ku rusengero rw'ikiruhura batarahasenya hariya kuri Nyabugogo neza wambuka Gatsata ndasenga Imana ndayibwira ngo Mana nitwa Mukantwari Vestine Orange dore mfite ubukwe kandi nta mama afite nta muvandimwe mfite sinzi nondi butumire kuko nume wese ndasanga bamuhaye invitation ukimara kubona iyi invitation Uwiteka ndagusabye ngo uze wivange muri ubu bukwe kandi ubemo mukuru noneho urumva ari nge buriya bintu byo kwizera by'abakoresha inshuro nyinshi bimeze nk'ibisazi wangu wihangane nibwo nafashe invitation imwe nyita muri Nyabugogo ndayitongera ndavuga ngo uri Imana yaremye aya mazi ntago mfite umuntu natuma ngajya kuntumiriza ariko iyi invitation ijyanwe n'aya mazi aho izagarukira abantera inkunga n'abanshyigikira z'abariho baturuka bigezemo hagati mbona amazi ibyatsi byo birabyatsi byo mu mazi bishobora kungambanira igahagama hafi ndavuga ngo Mana ibi byatsi bishobora kumbera abadayimoni ntibitumiye invitation igera kure akwa amazi nayikubita igashwanyagurika aya magambo yanditsemo wamaze kuyasoma uyaherekeza ahantu azagera azabura batera nkunga baza kunshyigikira bazaturuka nyizamuke invitation yari isigaye nahuye n'uyu mujama
ari imboba ya danje nawe n'ubundi akimeze nabi turamenyana. Hari ukuntu rero hari isuhuzanyo zacu twagiraga imihanda kugira ngo uhite umenya umuvandimwe. ngaho twibutse yagusoje gute? Hari iyo twavugaga ngo warapu yataga kuvuga ngo isiporewa kutamusubiza byavuze n'ibyo twakoraga nyine ni ukugongana pushi gutya atavuga ati sibuganya gutya akimara atambwiye ati none se mwana ati kuri ku mico se namubwiye siporo kuko nari muheruka kera nari nzi ko rero ubuzima bwahindutse ariko n'ubundi nasane bwarahindutse umuntu agiye gukoresha ikiraro twe tutaragikoresha tukiri mu mihanda tukiri munsi y'ikiraro hagiye imwe twamuraga twanga ndi yarapfuye twahorera kwigara tugiye kunywa nyine kore hano twongeraga kore munsi y'ikiraro kuri yanza hari icyo gihe bahagiraga ihene umwe twamuramo tukavuga tungu leta yamutwaye cyangwa mu kimwe Nyabarongo yamutwaye gize amahirwe tukubitanira hariya Nyabugo hari munsi ya Kiruhura habaga urusengero rwitwa niba ari ni ADPR Kiruhura ADPR kiri munsi y'umuhanda niho twakubitaniye ubwo niyigeze ambwira ko yari masenga ahubwo yambwiye ko narinje kubatumira tugihura none yari yacomye ijisho ryahiye no kureba kuri invitation ari ukuntu nyine umuntu yabaga yanyweye itabi amaso atareba tukabona ni nk'inyenyeri zamanutse no kureba kuri invitation akajya yihengerezaho cyane yegereye gutya urabona haba hariho umugeni hariho n'inka n'imeta katati suyu ninde mwana uyu nguyu ni sheri wanje kuko kumusobanura byanga byakunda hari ubundi bumenyi uba waramaze kugira ati suyu nguyu ninde ati nijya ati none bwamaze kuba ni wapi ntibugiye kubona ahubwo nireka ngo utumire nk'umuvandimwe ntuzahabure ako kanya kihava rero akashayisa nkorera muri zarenge zose arimo yesa shire invitation y'abandi bavandimwe shira invitation abatara twarana mwigara nabwo ati wa mushiki wacu agiye gukora igikwe nyine byabaye ibintu tumace bune turaterateranya nyine turaterateranya nabo twese twahabonetse mwaterateranyije angahe ebyo nyine ni 35 umwe yajyaga azana senyi sawa ndi igihumbi uwo twasana yatari renge nyine zitamufashe kazana 2 cyangwa 5 ubwo mwari nkabangahe abe tyo nagira mu 30 murana butaha ubukwe murabutaha ubwo twarabutashye bagira urukundo ruri furutaka ruruta n'urwabo mu nzu y'Imana bagiye gucakaza kwa guterira irenga nyine urese bigira ibyi bati umuvandimwe twe twabaza ati Mary wacu nononge nari Mary uwo duhuye wese arunterura runaganika boss none ubwo ahanari ndimo gukora jaride nyine ubukwe buzaba nk'umusibeje nge n'abakobwa nari mfite n'isuku ninge nayikoreye noneho urumva muri komite uyu ni wari kiyongoze isambwe ati nyerekana utaha nyerekana nakoraga akazi ko mu rugo mu masaha nta nubwo abanatinze mu masaha nk'atanu niwe waje abayoboye kuko ntago bari kuyahumwe abo gatatu yoba n'ubundi ntibigere ku muvandimwe baza nka komite banzane mu 35 muri envelope banatoragwa hasi iriho ibyondo nyine banyubashye nk'umuntu gwakomeye cyane nyuma byagenze gute nyuma yaho rero nyuma y'ubukwe hari abagiye bahinduka ko twabonye mushiki wacu wadutekeraga mu idebe ahinduye amateka y'ubuzima bwa Marine urana kore Marine imuhanga kwageza Muhanga tuzanya Bugogo hariya kuri Yanza we wabivuye mu ryari navuye mu nje gufatiranga muntu navuye mu mfite imyaka 15 uhari mu we mwaka ntabwo mwibuka neza itabi byari kirimo wangu byari kindimo kuko kubara ntubishyike ahubwo tufatira hangaho kuko ngiye ndebye navukiye nijye ndeba gusa hanyuma ubu rero ukora iki ubu ngubu ukora iki nyiva muri Marine nagiye mu ishuri ry'ubwubatsi masonori namanje kujya mu Gakiza kugira ngo nyine mbashe kwirukana itabi kuko namwe itabi byinshi cyane akore kuko hari umukobwa nateretaga wari ukishijwe ariko nge nakijijwe kugira ngo ngire ubwenge rero kugira ngo mubone neza manza gukizwa itabi ndarireka n'urumogi ndarureka n'inzoga ndireka njya mu Gakiza ara kuri ADPR Gasave ndabatizwa amazi menshi umukondangije kumubona ya serenge ikomeza kumfata ariko nabona asubiye ku itabi ahubwo nase nisubira ku icupa umukobwa ariko yamaje kubona namubonye ubwo ndavuga ati igitego ndagitsinze uyu mwene data ayo mushiki wacu twaje gukubitanira ku Gisozi hano bita mu by'Imana afite restaurant ngiye kurya ndavuga ati se Marie muri mwita Marine nawe ati se Marie byahinduye amateka byahindutse nose wowe nanjye byarahindutse nubwo wende nakishijwe gato icupa nkareka nako nkarireka ngo nyarisubiraho ariko nta kibi ngiye gukora kirekanye n'itabi icupa bwo n'ubungunywa gakeya pe
ubu ukora iki rero, ufite akahe kazi? ubu masoneri narayeretse, nabonye n'amafaranga arimo, ubu ngubu nsigaye ndanga amazu agurishwa n'ibanda bigurishwa n'amamodoka n'amamoto. umukomisiyoneri. Urakoze. Reka tuze kuri rero Vestine turangiza. Aba mwabanaga umaze kugira ubuzima bwiza, washoboye kongera gusubira inyuma ngo bashakishe ugira icyo bamarira, byagenze gute? ndacyabahiga n'ubu, ntago nabareka n'abavandimwe, ahubwo noneho ni ukuvuga ngo ba bandi twari turi kumwe n'ubu hari ababaye abagabo, ukabona n'ubundi yashakanye na Marine, n'undi baracyari Marine, ku buryo umukubita imirongo yo muri Bibiliya akahita akubwira ati Yesu rero turamwemera. Atamubwira none se basi iyo murimo kureba ukuntu igihugu cyacu kiri gutera imbere, ati natwe twavuye iwawa ubu turimo turasudira, ukabona ko ari ibintu byiza, barahari bagiye bahinduka, nagiye mbwiriza kuko na restaurant yahombejwe na Mayibo, barazaga bakarya ku muntu. Urumva ndumuvuga butumwa kameme, bamaze kubitahura ko mfite na cano rero, akajya bahise akazajya zakata ati mama, ati umukozi w'Imana, ati mbabara, ati mfasha kureba simbona. Iyo ni imvugo y'imihanda. Reka iyo mvugo turaza kuyigira. Ariko se bwo watubwiye ko ngo uri n'umuhanzi, uranaririmba. Uririmba gato twumve. Ni mu bintware kandi mukomere, mukomeze urugendo, muramenye ntimucogore. Intwari ku rugamba ntizisinzira, ntizinanirwa, ntizitaka inzara. Iyo ababisha baje ntizitatana, ziterana imbaraga, ntizigambanirana. Zikorera ku gihe mu byo zikora byose, irasiwe ku rugamba ntibayita mu ntambara. Ingabo zirakundana, ingabo zirafashanya, nizisigana no muri bikeya zirasangira. Ubwo ni indirimbo yawe? Wayise ngo iki? Nayise Igihe. Ngaho tubwire rero, uvuye muri zo Mayibobo, utubwiye ko na nyuma yaho uracyazifasha. Ndacyazifasha, urumva nagiye ngira abavandimwe barankunda cyane, na benshi baze guhindura, harimo na mu karere ka Ngoma. Ubwo tuvuga benshi ni nk'umubare ungana gute? Ubu bamaze kurenga mu 100, kuko haraho nagiye nkora ibiterane nk'ibi byo kurwanya ibiyobyabwenge, nkasiga bagiye nko kubatiza nk'ubu mu mwaka ushize mu kwa 12 igiterane nakoze, nabatirishije Mayibobo 89. Bahindutse kandi ajyana mu makorari nyine, urabyumva, wenda bashobora kuba byarajemo inkomyi kubera wenda n'insengero zagiye zikingwa, ariko nihabura bumva bagakomeza. Hanyuma rero iri shuri utubwiye ko rimaze imyaka 2 ritangiye, ufite ubu ngubu abanyeshuri bangana gute? Ubu maze abanyeshuri, kuko urumva bamaze biga bagenda, bamaze kuba 96. Hari abarimu bagufasha kubigisha ufite? Abarimu urumva bwa bushobozi, hari wigeze yakubwira ngo yishyuye 75,000 aza kwiga. Ubu hano aha twicaranya harimo nk'abantu bageze kuri 20 batanyishyura n'igiceri cy'10. Ni ukuvuga ngo ntago bose ari indushyi, kandi nubwo ishuri rya Mukantwari rikeneye kwakira abantu bababaye gusa, hagomba kuzamo n'abifite kugira ngo babashe gufasha babandi badafite ubushobozi. Ibyo 70 ahangaha nkora mpishyura inote y'100. Ibyo 100 kugira ngo bizaboneke utanga ubufasha butakugarukira, hari igihe birangira ufeyirinze bakanakwirukana, ugasanga n'ubundi warayobye. Niyo mpamvu kujya gutanga itangazo, iyo ndi kuri radio, iyo ndi kuri televiziyo, iyo ndi mu materaniro, mu biterane, hagomba kuzamo babandi bazima bakure mu miryango, baba famiye bashaka ko abana babatera imbere, cyane ko ngira n'umugisha bakanankunda, akaba yazi ibyo 75 akabyishyura yiga ataha. Ubwo ni igihe cy'ukwezi, ibyo 70 bivamo iki? Ni ukuvuga ngo ayo 70 ashobora kuza akahita yishyura inzu. Mfite abana bagomba kurya. Ufite abana bangahe? Abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, beza cyane. Umvishe ko harimo abamama, hari n'abaturuka Icyangugu, akaza ari ibitenge bitwaye ku mutwe, nara nkabona ni nka mama. Urumva kawunga igomba kubiraho. Uwo muntu rero uzanyizo senkani zane no zana veni, aruzana tara, nta namwe nanga. None se kuki utaka imfashanyo? Imfashanyo se ndazakande wangu, hera kuri wowe se. Ntabwo uraka leta nk'imfashanyo? Imfashanyo leta se buri umuntu ayibwira ngo ikira. Wagerageje kuki utapfuye kujya gukomanga? Ntago njya nkomanga Mukantwari, ariko nta nubwo wumva iryo zina, ahubwo ni ukuvuga ngo abari kumva Mukantwari n'igikorwa afite. Ese ubwo urumva ntakeneye inkunga?
mu bundi buryo ntusabiriza? ntabwo nkunda gusabiriza, ahubwo mba nshaka ba bandi bafite umutima nyine, bagifite umutima. kuko ari n'igihe nk'ubu ngubu bivuga ati yashinze imishinga kugira ngo abone uko asaba. Yego, ariko tubwiye ko ufite n'umugabo. Ufite umugabo mwiza cyane, nakukongereho. Nimubona ndabimenya. Ubwo se umugabo wawe aragufasha muri iyo mishinga yose ukora? Ni ukuvuga ngo umuterankunga afite aka kanya ni Imana n'umugabo wanjye, ariko cyane na leta, ubuyobozi bw'ibanze buramfasha, guhera mu buyobozi bw'isibo, mu murenge, opportunity cyangwa amahirwe abonetse. Ikindi kandi muri iyi minsi nafashwe n'uno mushinga wa Profarm twese hamwe, mu kutwongerera amahugurwa, mu kuduhuza na ba rwiyemezamirimo, mu kuduhuza n'amasoko, aho ugasanga n'ijyana n'ubundi bikirimo imbogamizi. Bukantwenda cyakeneye ubufasha bwinshi, nkeneye ubufasha. Buriya Vestine niyo mvuze ngo hari abantu mfasha, urumva mbafashisha iki? Ese ubufasha umunsi nabubuze, abasigaye nyuma bazafashwa nande? Ahubwo nkavuga ngo nka leta n'igihugu nyine ubuyobozi bagakwiye gufata amaboko mu kantwari. Icyambere nge imbogamizi ikomeye ya mbere mfite, kutagira ahantu ho kuba hanjye, kuba nkodesha. Ibyo bihumbi 100 nkodesha nishyura inzu uyu munsi byagafashije nk'abantu nk'icumi. Hanyuma se ibindi bikorwa bindi ukora ni ibihe? Murazi ko tuba dufite ibigo by'imari nk'uko nabwiye tugitangira, ko ari byo byanzamuye kugira ngo uyu munsi mbe mfite iyi support no kuba mbasha no kuzamura abandi bivuye mu nguzanyo ngenda mfata muri banki. Ndikuvuga ngo rero naje kugira icyizere na banki, wa mwana ro mu muhanda uyu munsi ayoboye abandi mu matsinda mu rwego finance. Abadamu bance mu maboko, abenshi mitana n'abayobora muri ayo matsinda nyoboye, bakazana bagafata za nguzanyo nkeya kugira babashe kubona itangiriro, bahera ku 50,000 iyo tubaguriza kugeza ku 350. Ubwo ayo mafaranga iyo yafashe ugenda yishyura buri cyumweru, n'ubundi ni cya kimina ni kwa kwizigama, ariko bikaborohera ko amafaranga bahawe mu itsinda bayahabwa mbere, bo bagashyiramo n'igihe cyo kubanza kuyakoresha kugira batangire kwishyura, bakishyura mu nyungu noneho z'ibyo bakoze. Ibyo rero nabyo bituma mbasha kubona abantu benshi, abadamu benshi, abakobwa benshi, urubyiruko rwinshi mbasha kuya muri iri tsinda. Iri tsinda ndiyoboye imyaka 5. No kuvuga ngo abantu maze kuyobora mu itsinda bararenga nk'abantu 400. Bararenga. Iryo tsinda ryitwa ngo iki? Ryitwa Intambwe. Ibintu byose bacaka kubereka ko byose bihera hasi. Ni intambwe, ni intambwe. Ubu rero muri iyi minsi nabyaye irindi tsinda ryitwa Intambwe B. Ubwo Intambwe B ni babandi nk'aba ngaba n'ubundi. Ubwo urumva intambwe bahere ku nguzanyo 50, bageze ku nguzanyo ya miliyoni n'ibihumbi 150 bafatiye mu itsinda. Noneho ubwo Intambwe B ni babandi nanone ngiye kurerera mu itsinda, bagomba nanone kuzamuka bakazashyikira abandi kugeza ubwo bazagenda muri zamuka, kugeza ubwo bazageye cyo kubona ingwate. Yes, nubwo ngubwo mfasha abantu. Murakoze. Hanyuma rero uyu ni umugabo wawe? Yego. Ndeka twibwira amazina ye. Amazina ni Hakizimana Jean Marie Vianney, ndi umugabo wa Mukantwari Vestine. Ni gute washoboye kuvuga uti reka ndongora umukobwa nk'uyu nguyu uri mu bibazo bingana gutya, ufite amateka nk'aya ngaya? Wabigenje gute? Tukimara guhura twaraganiriye, ampa ubuhamya kuva yatangira kuba mu muryango yabayemo kugeza ageze muri aho twamenyaniye mu kazi ko mu rugo. Jewe nari mfite akazi nikoreraga, njya kurangura mu Bugande nkaza nkacuruza i Kigali. Numva ngize impuhwe cyane, mbere na mbere nabanje kumufata nka mushiki wanje. Ariko igihe kigeze mbona mushiki wanje azagiraho yongera asubire mu kababaro, bongere bajye bamubabaza. Ariko mbura ahantu mbihera mugire sheri wanje. Kumbi nawe yarankunze, umutima wanje nuwe byabaye kimwe. Igihe kimwe kubera nari maze igihe muha impano, naravuga ati umuntu reka ngire akantu muha. Uwo munsi yampaye impano niho natinyutse ndamubwira nti ubu baye sheri wanje nuko. Kuva icyo gihe kugeza ubu n'ubu ndabona ufite nawe itaburiya yanditseho Imbonirera. Nawe rero murafatanya muri ibikorwa akora? Yego, murakoze. Ibi bintu yagiye kubyihugura, araza nanjye arampugura. Ubu mu professor afite bigisha, nanjye ndi umuprofessor ndamwigishereza. Assistant manager. Ndamwongereje. Ubwo kubera agira ibikorwa byinshi, aba akenshi adahari, iyo adahari ninjye nsigara mu mwanya we. Nkigisha abanyeshuri bashoboye kuza, arabafasha, arabishyuye makeya, bose ninjye nsigara mbigisha. Ariko ikizamini ni ugitanga.
turimo turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu, indoto zawe ubu ngubu uragana he? nifuza Mukanwari kugira ikigo kinini nkafasha abantu benshi. Nubwo ibyo byose byabaye, ariko numva inzozi zanjye bunini nakuranye, numvaga ngomba kuvamo umuganga cyangwa nkavamo umusirikare, ikintu cyose cyatuma umuntu atabara abantu. Ariko kubera n'imyaka n'iki, uyu munsi mfite 41, naramugaye, kwiga byarafeirinze, nagiye nkurikirana amasomo mbashije. Ariko uyu munsi mu byo nzi gukora, ndamutse mbonye support, nkabona ubufasha, nkabona umuntu wavuga ngo Mukantwari mumene ya makano nawe ndamworohereje, numva nifuza kugira ikigo kinini cyitwa Imbonirera Training Center. Iryo zina Imbonirera kubera icyo ryo nahisemo rero, ndarizera ko kambaza. Imbonirera ni igihugu cyanjye, igihugu cy'u Rwanda cyatubereye imboni nk'abana b'imihanda. Ijisho ry'igihugu ntigigeze risinzira ku mwana wo mu muhanda. Batubera Imbonirera, bubaka ibigo by'igororero, bagenda badushyiramo, bakadutraininga, bakaduhereza amakosi, bakaduhereza inyigisho, kugeza uyu munsi ubona turimo abo turibo. Kandi dufite ibyiringiro by'uko n'abavandimwe nabo bazavayo burundu. Nabo ngabo bakigenda bakigwagwana, ni bwa buzima n'undi basohoka hanze, bageranje bagasanga n'undi sira cyabakanuriye amaso. Ya miryango ihoramo amakimbirane, ugasanga n'ubundi ntaho yagiye. Ahubwo tugasaba n'aba bantu, iyi miryango yorohereza abana bo n'aba bagore, burohereza abagabo. Umugabo ashobora kuba mayibobo kubera n'igitutu cy'umugore, iposho. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka nge nzamura abagore, nzamura abakobwa. Bizabongerera iki? Ya mahirwe yo kubaka ingo zabo zitajegajega, kuko ya maposho basabaga abagabo babo none babonye uburyo bwo kuzajya bahahira ingo zabo batagombye gutegereza iki abagabo. Watubwiye amateka yawe arababaje, ufite n'inkuvu zibigaragaza, ariko nkurikije aho wavuye nkabona n'ibi bitekerezo ufite, wabigenje gute? Ibanga ni irihe kugira ngo ushobore gukira ibyo bikomere byawe bituruka no mu muryango? Wababariye gute? Wabigenje gute? Kubabarira, urazi ko inshuro nyinshi nk'amuco w'Abanyarwanda nitwe tugomba kwibakira igihugu cyacu. Kabiri, umunyarwanda yarababaye ntago agishaka kubabara ukundi, twishatsemo ibisubizo rero kugira ngo na wa wundi wumvaga ko ugomba gupfa akubona uriho. Kandi ikindi, bwa buzima nabayemo na bwa buribwe bwo kuba ntarigeze mbona mama, akuzi kubyara gatanu utarabona umuntu guhemba, ukabyara gatanu utarabona umuntu winjirana inkangara akuzaniye igikoma nk'umubyeyi wabyaye. Rero ibyo byose ubonye ko bidahari, icyo bita kwizirika, kuzirika umutima ugafunga umwuka. Uriziritse ariko ntabwo ukize. Ni ukuvuga nk'abo bantu banyu nyine washakaga yuko baza kuguhemba bo mu muryango wanyu, baramutse baje mu bo urimo urafasha, wabafasha? Aramutse aje Mukantwari ndi open, ndafunguye, wamufasha cyane. Aho niho nashakaga cyane bo bamaze no kukura, ariko abana babo banganye, kuko ubu iki kiganiro bazacyumva cyane. Abana babo banganye, kuko abana ni victime y'ibyabaye, ntaye na amateka nyine. Kandi icyo bita imbabazi ni iki? Ni ukubabarira na bya bindi bumvaga ko bitababarirwa bikababarirwa. Imbabazi ni iki? Ni ugufata cya kindi cyari kiremereye nk'uburibwe wakorewe na wa wundi, ahubwo ukakivunjamo kumugirira neza, kugira ngo na wa mutima atigeze agira abone ko basuhari kandi ko bishoboka. Ndagushimiye cyane Mukantwari Vestine ku kiganiro uhaye Imvo n'Imvano. Murakoze cyane, ndabashimiye nanjye. Reka nshimire namwe mwese mwateze amatwi iki kiganiro. Nshimire na mugenzi wanjye Jean Leonard Karuranga wamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Mwari kumwe na Ferenga Kwaya Nahuta. Nizisinzira, nizinanirwa, nizitaka inzara, iyo ababisha baje nizitatana, ziterana imbaraga, ntizigambanirana, zikorera ku gihe mu byo zikora byose.